ariko sha Edise amafaranga yanjye gagiye hehe buri munsi mfite nararanye amafaranga waranye ndarana nawe ugiye kuyabaza umugore wawe mwararanye mama we yatashira ijoro ntuzi ndabizi ibyo myura bimbwira ndabizi oya Edise ni wewe undya amafaranga maze icyumweru cyose mbura amafaranga wamboye nyafata se ntabwo nakubonye yafata ariko Edise ni wewe undya amafaranga yanjye nazo ndamafaranga yawe asutse nubwo nyamafaranga y'amanyarwanda kandi ngiye nayo mfite gahunda ko kujyana muri Goyiko Plaza nka kugurira utwenda ahubwo nibyo nkuko wabimbwiye nshaka ko tujya kugura oya reka Edise amafaranga yanjye ngiye narakubwiye ngo ujye unyiba nakoze njye ntago nigeze nkiba ahubwo nagwaye amafaranga akangura umunsi tuze kujya muri Goyiko kandi amafaranga y'ishuri banyirukaniye amafaranga y'ishuri nibyo byose birakeneye nibyo amafaranga urimo kwivugisha ntabwo bireba ejo wajyanye 12 uyu munsi wajyanye 700 ubwo ngubwo haba kujya mu isoko ngo wampaye 5 nawe uza nabyo nzanagwa uzarya agapa ugomba kurya utagiye utamaye amafaranga nakujyana ku murenge ni ikintu cyumvikana ese ko umurenge ibyo abana babahaye uburinganire nk'ubw'abagore no rero ngomba kujya kungurira inkweto na n'inkweto mfite nzima ejo nanjye nkajya ku ishuri nkamera nk'abandi bana ese Edise uri kubona ko inkweto ngiye nambaye bodaboda none ibyo birandeba ibyo birakureba ubundi turi muri viziyo abasore ntabwo umusore n'abasaza bagomba kumera kimwe ariko iyo viziyo yanyu mwabana mushaka ikintu ngiye kugukora ndi kubona wabayibamba ngiye kukugura udukweto ubundi ncishe byumvikana ariko ibindi by'imyenda byo oya banza uziguhe n'imyenda nayo uzayina oya nta myenda nzakugura reka nkuzanira inkweto amafaranga yanyuma agiye kwiba ni menshi amafaranga iyo basura bigira amafaranga ujyanda wa kiriya gisaza nacyo ni cyiza kijya kugura izo kenshi amafaranga uziho amafaranga kigiye iminyuze tugende noneho tugende ariko njye Edise amafaranga yanjye n'ubwo ukwemera ndi kwanga guhebya amafaranga yawe yanjye ni wewe uyajyana amafaranga agenda kurira inkweto nariza umuntu umwe nose papa kuki uhagaze twakomeza igihe tukagenda amafaranga yanjye ariko kuki ngiye ibyo bintu njya pfa nawe amafaranga ndabizi nose amafaranga yanjye bigeze ubona nyatwara uzi ariko uzi ngufashe bakambwira ngo ati ngo hari iki tugenda nta kibazo none nyine dukomeze tugende kandi urazikongora turi inkweto zigaragara zimeze neza kugura inkweto zigaragara si wambwa amafaranga umaze kwibona ni make byiza ngo papa y'amafaranga n'ibyo 12 yamubanye makeya kandi nawe umukobwa yateye inda arashaka indezo kandi nayo mashini mwibye yakubereye ingara ariko mwana uzi ko umeze nka nuza ngo wateye n'inda reka njye nterinda uriya mwana ubwo bwa mbere ngiye mubonye ntabwo nari muzi nibwo njye naramubona ntabwo njye naramuzi uriya mwana ahubwo dukomeze urugendo ibyo se ni ibiki wambwa we utera inda ukanyibira amafaranga na mashini yanjye narayibuze amafaranga nawe kuri ntabwo ari njye none sige ninde wayajya ayo mafaranga hano yabitekereje ko nabuze mashini nkabura na 12 ariko se papa by'amafaranga n'imashini ibyo ntabwo njye mbizi shangiye kukubabaza uzi ariko papa njye nicyo kintu njya mpana upfa nanjye se wamusega ujya kunyiba ngiye narindi ku yo papa mbabarira nukuri mbabarira ntago nzongera mbabarira nukuri mbabarira ntago nzongera